itangazo bana b'Imana tugiye guhamya ibyo twirwaga tuvuga muri gereza mu buvumo imbere mu nkiko tugiye kubihamya igihe kiraje ngo ibyo twirirwa tuvuga tubihamishe amaraso yacu bazatwica amaraso buririnde bazadutwikira ryacu y'ubukene imiborogo y'ibere igiye kuba imbarutso yo kubohora abaheze mu mwijima amaraso y'abera agiye kububwiriza abubwirize benshi bari barayobejwe itangazo bana b'Imana muve mu magambo tugeze akomeye ibyo dukora byose bigiye guhagarara dusobanura ibyo twirirwaga tuvuga nimugire ubwoba ngo muzasubize iki kuko Uwiteka ariwe uzamutwiyoboreye bazatwica amaraso buririnde bazadutwikira ryacu y'ubukene imiborogo y'ibere igiye kuba imbarutso yo kubohora abaheze mu mwijima amaraso y'abera agiye kububwiriza abubwirize benshi bari barayobejwe. Yesu nashimwe cyane. Umwami Yesu Kristo umwana w'Imana nzima wapfuye akazuka, uwo nguwo niwe namamaza, niwe wantangiye igiciro, niwe wanguze, yaranguza mu bugingo. Haleluya. Nanjye naramwiyeguriye burundu. Haleluya. Nuwo nguwo rero nta bindi numva, nta bindi nkora, nta bindi byangenza ukundi, ntabyo ngendu uwo nguwo Kristo Yesu umwana w'Imana, nawe n'uwanjye by'umwihariko. Hanyuma nkavuga ibyiza bye, nkavuga n'ibyo yantumye, n'ibyo yampamagariye, hakagira abo bikiza, hakagira n'abo byica. Niko bimeze kuko je nawe turi ikimenyetso kigirwa impaka, benshi baragwa, benshi bakanabyuka. Haleluya. Benshi birabakiza, benshi bikabica. Abakundwa mbahaye ikaze mwese muri iri tangazo rikomeye. Umwana w'umuntu yarayoberanye, umwana w'umuntu yarangiritse cyane, ashaka no gutegeka Imana ibyo igomba ngo kumukorera. Ariko Mana we murihangana kweli. Umwana w'umuntu nyine mu kwangirika kwe ntagashaka kumenya ko yangiritse, ngo arebe n'umurongo Imana yamushyiriyeho kugira ngo bongere basubirane, umubano wongere ube neza. Oya, umwana w'umuntu arashaka kwikomereza mu byo arimo, muri kamere ye y'ingome, kamere ye y'ubugome yamurenze, muri kamere ye yo kurwanya Imana. Arashaka rero ko iyo Mana ibimurindiramo, itabimurindiramo nyine urumva hakavamo kuvuga ko ari Imana mbi, Imana idakunda abantu. Niba ari urukundo se kuki tatureka ngo tubeho neza, kuki yemerera ibyorezo se, kuki yemera rwose abantu bagapfi bareba, yaturetse tugakomeza tukisambanira, tukicara gusa yatwihoreye koko. Niba ari Imana y'urukundo vraiment rwose koko se koko iriho,
hewe ariko rwose ntayirihuse iyi mibabaro bifite naho ntabwo forumira uyizi, ntuzi iyo biva n'iyo bijya, wowe uravuga guzwa wongera ibyaha gusa, ntabwo uzi n'ijambo n'igihe Imana yaremeye ijuru n'isi, nta nubwo uzi n'umuhamagaro wa Aburahamu, nta nubwo wigeze umenya ko Yesu yavukiye Betelehemu. Mbabarire, ntabwo wigeze umenya uko ari Mariya wamubyaye, nta izo nkuru ntabwo uzizi, wowe uzi gutukana kuko urashaka kubaho gusa. Mbabarire, urashaka kwiberaho neza mu byaha kandi nta mahoro y'abanyabyaha, ntabwo wumva ko bicurika se. Ndabahaye ikaze rero mwese abari live, Imana ibahe umugisha. Murabona umugisha dubure mwebwe abarayivu abo turimo kuvugana nkaho turimo kurebana, turimo turumvikana mu mwuka cyane. Kereka abo ngabo baje kugira ngo bice gahunda, ariko nibo bari bupfe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka niyo iri busubire kuzimu ivuza induru, kuko hano hari amavuta y'Imana, amavuta yotsa, amavuta atwika, amavuta acagagura ingoyi, amavuta yiga uwo nguwo wese urimo kurwanya Imana, kandi ntawayirwanije na rimwe ngo ayishobore. Ni nko kwiyahura, ni ubwiyahuzi. Kurwanya iby'Imana ni ukwiyahura, ni ukuba igicamuke, hanyuma nyine ukayonga. Ariko abo ngabo, abo bategereje kumva icyo Imana ibabwira, abo bategereje kumva icyo umwuka w'Imana avugana nabo, bakoreba abandi baba ngo ntabwo Imana ikivuga. Imana yavuze kera muri Emilio Desa, Imana ntabwo ikivuga, nta bahanuzi rwose bakibaho, kuko ntawe rwose bari kuri kiriya gihe. Umuhanuzi wa nyuma ni uyu nguyu, byararangiye. Imana ikivuga, Imana ikivuga, yakuremye uvuga, wowe wirirwa uvuga bukira, maze yo ngo yaceceka gute se? Urumva yaceceka se? Yaceceka gute se itakuburiye kugira ngo izakubuze kuburana iz'amahugu? Karibu uyu munsi Amaraso yabera agiye kubwiriza, abubwirize benshi bari barayobejwe. Data bakundwa, iyi ni tariki ya 10 kwezi no kwa kabiri umwaka ni 2022. Ariko ibintu ibihe birihe, iminsi irahita vuba, irahita yihuta, ukwihita benshi bapfa, batamenya umukiza. Yemwe hariwe ibyo twakora, tubikoranye umwete, dutabara ubu twese, twe gukererwa dutyo. Irahita iminsi irahita vuba, iminsi irahita vuba. Message y'ubushize, benshi bagiye gupfa, bake batahe mu ijuru, abazasigara amatwi yabo azacura injerere. Uyu munsi ni nuko 2/3 bigiye gupfa. Ibi 2/3 nigeze kubivuga, ndabigaruye kugira ngo mbibutse, kuko ejo bundi nijoro nabonye urushinge rugeze neza muri 12 minwi top, nta gasegonda gasigaye, nta karengaho, bigeze hagati neza. Urushinge rugeze hagati neza, nabyanditse, navuze ko izageze mu kadomo. Ibyo dukora byose bigiye guhagarara, dusobanura ibyo twirirwaga tuvuga. Nimugire ubwoba ngo muzasubize iki, kuko Uwiteka ariwe uzabona. Bene bakundwa, karibu abari live. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, ibice
12 turahera ku murongo wa 8 ariko dushatse twahera ku murongo wa 7 kugira ngo ubyumve neza. Igitabo cy'umuhanuzi Zakariya ibice 13 turahera ku murongo wa 7. Ahari 2/3 bigomba gupfa, hagasigara 1/3 kigomba kunyuzwa mu muriro. Byuka wankota we, urwane n'umushumba wanjye, urwane n'umuntu mugenzi wanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Kubita umwungeri, numara kumukubita intama zisandare, kandi n'abato nzabashyiraho ukuboko kwanjye. Ahangaha ari serious bikomeye, ifite umujinya mwinshi. Uwiteka aravuga ati, muri icyo gihugu cyose, u Rwanda n'u Burundi, muri icyo gihugu cyose, u Burundi no mu Rwanda, muri icyo gihugu cyose, ibice 2 byacyo bizarimbuka bipfe. Umva, ariko 1/3 kizasigara. Kandi icyo gice 3 nzakinyuza mu muriro, mbatunganye nk'uko batunganye ifeza, nzabagerageza nk'uko bagerageza izahabu. Bazambaza izina ryanjye, icyo gice 3 kizaba gisigaye kizanyuzwa mu muriro. Bazambaza izina ryanjye, nanjye nzabumvira. Nzabita abantu banjye, nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana yanjye. Bikiri 3 ntabwo barimo gukurikiza ibigomba iby'Imana ishaka, ariko 2/3 nibimara kuvaho, 1/3 kizanyuzwa no mu muriro. Urumva ko kizatunganywa cyane, ngo kizahita kivuga kiti ni wowe Mana yacu, ni wowe. Kandi koko niko bigiye kugenda. Abazasigara hakaba hari ivogonyo, ndakurahiye. Abazasigara nta tugambo. Abagiye gusigara bazaba bahinda umushyitsi. Abagiye gusigara ntabwo bazaba bagishaka kuba Abahutu cyangwa Abatutsi, kuko ibigiye kuba kugira ngo byice 2/3 bisigaze 1/3 nibyo utari watekereza n'umutima wawe, nta nubwo wari wabipanga, nta nubwo ushobora ntabwo bishobora kuba byaza ngo ubitekereze ubipangire. Birakurenze. Kubera iki? Kubera ko ni igihe cyo guhinduranya ibibi bikurwaho hashyirwaho ibyiza. Ni igihe cyo guhinduranya ibishaje bikurwaho hajyaho ibishya. Ni igihe cyo guhinduranya repubulika zivaho n'ubwami bupfuye buvaho, hakimikwa ubwami buzima bwa Yesu Kristo, hakimikwa kugaragara kwe mu cyubahiro, mu mbaraga, yubashywe nta buryarya, kuko uburyarya bugiye gukamuka mu bantu. Kudahindishwa umushyitsi n'Imana bigiye gukamuka mu bazasigara muri 1/3. Ndagusabira ngo uzabe muri icyo 1/3 kugira ngo uzanyuzwe mu muriro hamwe natwe, noneho tuzafatanye kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana. Nyuma iki 1/3 kizaba kirambuye amaboko cyerekeza mu ijuru. Imana igiye kuringaniza. Itangazo bana b'Imana, tugiye guhamya ibyo twirwaga tuvuga. Muri gereza, mu buvumo, imbere mu nkiko tugiye kubihamya. Igihe kiraje ngo ibyo twirirwa tuvuga tubihamishe amaraso yacu. Bene data bakundwa, ibihe biranakomeye cyane. Ngiye kubivuga nshize amanga. Ntabwo ari igihe wigize gutya, ntabwo ari igihe watumye merana. Iyi ntabwo ari option ya nyuma nari mfite mu buzima. Reka da, nari mfite gutekereza no gupanga kwinshi, ariko byose Kristo yose arabipangura, aravuga ati wowe twaraba tarabura usore mu nda nyoko, ninjye wahuje so na nyoko kugira ngo bazakubyare. Kugira ngo ubu wanjye mu bihe bya nyuma. Wowe wavamo aho wahatora gute?
niyo mpamvu ubu ibi ndabivuga nta bwoba mfite bwo kuvuguruzwa. Umvuguruza yigire hino, umvuguruza karibu. Ndavuga ngo ndatinya kuvuguruzwa, no, kuko aho biba bivuye hakurusha imbaraga, handusha imbaraga, haturusha imbaraga, habarusha imbaraga, aho biba biturutse. Ndabaza ngo kubera ko akakanwa kanjye akakaba kavuga, arakumwuka wa Kristo, ari umwuka wa Kristo burimo kuvuga, arakubaza ngo habuze urengera abanyarwanda n'abarundi. Yabuze ukunda u Rwanda nk'igihugu, habuze ukunda u Burundi. Reka nje akarongo ku Rwanda, nubwo Burundi ari bwo kubera icyo ngiye kuvuga birimo birareba cyane. Ndimo ndavugana n'aba ngaba bavuze ngo igihugu cyabayeho muri 1994. Ikindi cyorezo igihugu cyabayeho ngo kuva muri 1994 mu kwa karindwi. Ego none se kugeza ubu mwakirindishije iki? Yewe mwa abanyamadini mwavuye hanze mwe, mwaje mutashye he? Muje gukora iki? Mwatahaga he? Mwakirindishije iki gihugu? Mwari mutashyemo, mwamenye ibikirimo, mwamenye icyo mutashyemo icyo ari cyo, uretse kuza muvuga ngo hafashwe inzu zafashwe, abahutu bari bamaze guhomboka bagiye yongera kwangara. Uretse kuvuga ngo byabo ngo mwabifashe, hari ikindi kintu kundi guhishurwa mwijiranye mwebwe. Ndababaza mwebwe ngo murimo gukorera Imana mwirwa mwitakuma, mwebwe nimwe mbaza mwijiranye ihe visiyo. Ndakubaza wowe, kandi ntabwo mfite ubwoba bwo kuvuguruzwa. Niba warinjiranye visiyo uhita umbwira uti ako ukoreshe n'ijambo wa mugore we, ariko wa mugore we igihe wahereye koko twebwe twinjiranye visiyo ya visiyo turayivizunga turongera turayivizora. Ngaho wisobanura, ubwira amahanga abanyarwanda bose bahungiye, ubwira bari mu gihugu basamisazi, ubwira n'abandi ubwoba bwazingazinze bumeze nk'igikorwaho, ubabwira uti gihe ninjiye mfite visiyo enye ndayikoresha imyaka 28 kuko u Rwanda rwabayeho kuva muri 1994 igihe mushyiraho ngo leta igihe ngo mubohoza ngo u Rwanda. Iki kintu cyo kumva ko FPR yabohoje u Rwanda, Imana ikitoneka impande zose, akaba ari nayo mpamvu igiye kuyirandura FPR ngo yagize ite? Namwe mwebwe mwitirwa izina ry'Imana, namwe mukavuga ngo FPR ngo niwe ngo yababohoje, mugatinyuka mukabikura mu kanwa mwebwe. Mwakirindishije iki mwebwe abanyamadini? Rero ni ikibazo mbajije, kandi ntabwo mfite ubwoba bwo kuvuguruzwa. Ako gako kinjize abo nibo mbaza mwebwe, nimwe mbaza ko aribyo tuziranyeho mwebwe. Abari mu gihugu rero mbere yuko kiba igihugu da, abari mu gihugu mbere igihe ntazi uko igihugu niba cyaritwaga igihugu simbizi, mwebwe mwakoze iki rero? Kuki mwemeye mukemera bakabwira ngo igihugu cyatangiye mu kwa karindwi 1994 igihugu cyatangiye kubaho, u Rwanda rwabayeho muri 1994, namwe murabunda ntimwavuga muti no way no. Nigeze kubivuga ahantu hamwe ndavuga ni reka ntabwo igihugu cyabayeho muri 1994 cyabayeho mu myaka ntabwo mbizi yariyo, ariko igihugu cyabayeho kuva kera kibaho gitegekwa n'abami simbizi, hanyuma hajyaho repubulika ya mbere, hajyaho n'iya kabiri. Yes, ntabwo mwebwe ari mwebwe mutangije igihugu. Ubwo se munadusobanurira ariko ngo nawe ngo wahaze amagara, umva ngo kubavuguruza no guhara amagara. Ese wabimbwira ngo igihugu cyaje muri 1994 kandi nari impari ngo ntabwo umva ko ari kuntera igikomere cyangwa ahubwo igihugu navukiyemo
yose bakayashyiraho ndeba. Urashaka kumbwira ngo wowe waje mu kuya wewe ngo ni wowe ngo wahembye igihugu? Baremera barabunda kugira ngo bumve ko baramuka. Ubuse muzaramuka ryari? Muzaramuka muramukanye mwebwe. Mwabaye ingaruzwa muheto muri byo. Ngiye ntabwo nigeze nemera. Nararezise, umva, nararezise kugeza ubu. Ndezista gusa. Yesu turaresista, nawe turafatanya turaresista. Uko naresiste bandi barahunga jana sigara. Reka Yesu yanga ko ngenda kugira ngo tuzafatanye kuresista. Turaresista bakuya. Baje batuvuga ngo ntabwo turi abantu twebwe. Buretse. Kuki? Bakomeza muremekanya bicika. Suzugura. Naho namwe ntabwo muzi byarabasamye. Namwe mwinje byarabasamye. Niyo mpamvu n'ubu wabareba abakiriho mumeze nkaho byabasamye neza. Ariko kimwe cya gatatu nicyo kigiye gusigara. Halo, kimwe cya gatatu nicyo kigiye gusigara. Reka rero mbabazi ikibazo gikomeye. Murakisubiza kandi ntabwo mfite ubwoba bwo kuvuguruzwa. Niba igihugu mwarakiremye muri 1994 mukaba mugikunda cyane mama shenge, mukaba mwigisha gukunda igihugu, mukaba mutwaje gukunda igihugu shenge we, igihugu cyiza mwatatse amaraso y'abanyekongo, mugitakana amaraso y'abatutsi, mugitakana amaraso y'abahutu, mugitakana amaraso y'abazimbabwe, mugitakana amaraso y'abazayiru, mugitakana amaraso y'abaganda, mugitakana amaraso y'abangeri zose y'abespanyol, mugitakana amaraso igihugu mwubakishije igitugu cy'amaraso. Amaraso niyo yubatse iriya minara igiye guhinduka umuyonga biriya bitaka. Yego kiriya gihugu mama mwahinduye zahabu ishashagirana info. Umva uko ibintu bimeze. Ngira ngo mbagarura kenge iyi nuza iyi message muyohereze muyibahe muyihe abakoze igihugu muri 1994 gusa. Wenda abandi muzayibaye bahari imbere nabo mubibahe nta kibazo. Ndababaza rero none ngiye kubabaza nafite ubwoba bwo kuvuguruzwa. Niba mukunda igihugu data hakabangwa banga igihugu da yegwe. Uretse ko ntawabaho, nta munyarwanda ushobora kwanga igihugu cyitwa Rwanda, ntawubaho. Niba mukunda igihugu cyane, mukaba mwaragikoreye cyane, mukaba mwarakimeneye amaraso cyane, mukaba mwaratakaje cyane, mwansobanurira impamvu murimo kugihunga umusubizo. Mwansobanurira impamvu murimo guhungisha abana banyu buri munsi, abagore banyu bakaba bari hanze. Subiza, ntabwo mfite ubwoba bwo kuvuguruzwa. Nsubiza. Abana banyu barirwa bahungisha, kandi mukabahungisha iyo minara igasigara ihagaze. Ayo maraso ibyo mwubakishije amaraso nibyo bibazengazengamo. Kuki abagore banyu n'abana banyu na bene wanyu mubahungisha hanze? Kubutaha liste yasohoka mukaburaho mwisha, ariko nta soni mukigira. Uyereye kuba wazari umukuru w'igihugu, uyereye kuri perezida n'abana be n'abasirikare be na leta ye n'inteko ye na sena ye n'abanyamadini be. Kuki musahura igihugu mwiremeye muri 1994? Ndashaka murusubiza. Kuki mugisahura?
kuki musahura mujyana hanze mu bihugu by'Abarabu, mu Bwongereza, Malaysia, takataka, takatiri, torotoro, hose musahura cya gihugu kinyamibwa mwiyubakiye 94 enchwe, noneho mukagisahura byanyu biracuritse, murasahura mujyana he? Hari ubwo amahanga yigeze babwira ko akeneye ibyo bisahurano byanyu byuzuye amaraso? Kuki mukunda igihugu mukagisenya, mukagisahura? Ntabwo mwumva ko ari ikibazo cy'umurengera? Murasahura igihugu cyanyu mwiremeye 94. Ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Ni ikihe gihugu muvuga ko mukunda? Ni ikihe? Ni naho musahura mujyana se, cyangwa naho musahura mukura? Wow. Ya highway mukunda igihugu koko? Ubu simba rushaka kugikunda koko? Ninde ukunda u Rwanda cyane kurusha undi? Nuwarasahuye cyane. Abanyu bose bari hanze. Kuki igihugu mukunda mwiyubakiye? Ariko ni ikibazo ngira ngo muzansubize mu ndimi zose. Ubwoba muri hose, ubwoba mu bana, ubwoba mu bagore, ubwoba muri mwe, muri cya gihugu mwiyubakiye 94. None se abakunda igihugu ni bande? N'aba basirikare abana mwagize abasirikare kugira ngo mubategurize ngo kugira ngo bajye kurengera ngo ibyo mwagezeho. Numvise hari n'abigisha bavuga butumwa bavuga ngo ntabwo ugeze ngo baforoma abasirikare bazajya gupfira ku rugamba. Ariko abana bo cyangwa mwarabarozi. Kuki batakwanga? Murarwanira iki yemwe bana? Barabohereza ngo kujya kurengera ibikisi. Murarengera biriya bizu n'umwaka n'umuvumo biriho amaraso, byubakishije amaraso y'abahutu n'abatutsi n'abanyekongo n'abandi bose abazayirwa kiriya gihe, n'amaraso y'abaganda, n'amaraso y'abandi bose, n'amaraso y'abacitse ku icumu ubu ngubu bagikomeza, n'amaraso y'abahutu agikomeza ubu ngubu, n'amaraso y'abahutu bahungiye Kongo. N'ibyo bizu bashaka ko murengera, ibyo bikorwa bagaragaza bashaka ko murengera, bibabesha bibashuka. Ababo mungana bo bari hanze. Nimwumve, Imana ibaburira, bo bari hanze. Hako urareba abana babo bari hanze. Ba Cyomoro baragura amazu y'umuvumo kubera so sizi ukereka wihanya hari wowe na mushiki wawe n'abandi bose. Ba Cyomoro bari hanze baragura amazu none abato kuri Cyomoro bafite 23 Cyomoro agomba kuba yagize iyo bari 30. Niko abato kuri Cyomoro, abato kuri bari abana b'abajenero ari bo mwebwe ngo bajyanye muri kadete, ni mwebwe bagiye gushora muri intambara yageze ku muryango. Ngo kubera iki ugiye kuroha abana mu ntambara? Uko se niko gukunda igihugu noneho? Nukubura uko bagira ni kimwe nka suicide. No, ntimwemere. Asiga kanu kakadodo kangana urwara. Yemwe bana barabesha bavuga butumwa birirwa bavuga vraiment kubona tutarimo gukangurira abana b'abasore igisirikare. Ntago se muziko n'ubundi igihugu cyabohojwe n'abasore. Mwabohoje amaraso niyagiye kubasama. Yatangiye kubasama aribyo. Ninde ukunda u Rwanda? Ninde ukunda u Rwanda warupfiriye disi? Ni abafite ibitungo mbese
itakibarirwa mu Rwanda. Mu Rwanda basigaranyemo amajyani n'udukombe. Ibindi byose baratunze bajyana Malaysia. Na Hong Kong, yego, ina France, no, UK, ntacyo bizamara zose. Umuntu bishyizeho ko bazi gutera ubwoba cyane, hari ubu barusha mwebwe. Hari ubarusha ubwoba di, hari ubarusha kugira ubwoba se, hari ubarusha kugira ubwoba mwebwe. Ni mutabugize ntago mwasawiye mutunda mwirirwa mutunda murara mutunda. Kuki abanyu bari hanze. Abigisha mwambabariye mugahindura umuvuno koko. Aba pastori mwambabariye mugahindura umuvuno ko mwasakizwe. Aba pastori bahunze, ba apotre bahunze mugaruke mu gihugu gifite ikibazo. Mugaruke muri paradiso yanyu mwarutashye. Mugaruke mu gihugu mwihimbiye muri 1994. Yego, mugaruke muri paradiso, mutahe mujye kubohoza paradiso, ngo kubohoza kurinda ibyo mwagezeho. Mutahe mujye kurinda ubusugire. Wow. Mwebwe murasahura mujyana imahanga, nimwe mwarwihebeye mwebwe. Benshi mufunge muri mu Rwanda mwese murashaka guturumuka ngo muturumuke. N'ubu ngubu niwe nabwira nti nyura ahangaha, nyuraha, ucobereze hano, ukatira ahangaha, turahurira aha, yakwemera. Kandi ari umukuyakuya. Benshi nta passport mufite. Ariko mana wanjyaniye igihe koko. Benshi nta passport mufite. Ari Uganda ramutse yibeshye ngo ifunga, ngo u Rwanda ramutse rwibeshye ngo rurafungura umupaka. Umupaka rwafungura wari wose. Bibeshye ngo Uganda ahubwo yahita ibona mendevre, yahita ibona abakozi. Yes. Ese kubera iki cyo gihugu mwikoreye niki kirimo gituma bagihunga? Aho Rwanda muvuga ngo mwarukoreye muri 94. Nategereje ikintu kizo Imana yaruvugaho. Iteka yaravugaga ngo nimutagira murya, ntimugire murya, nzabagira gutya. Ibi ngibi nzagaragaza icyubahiro cyanjye nyuma y'ibi bizaba. Data we. Nahereye ubwo ndwana no kugira ngo mbabwira nibura mureke duhere muri 59 batavuga kuvuye aho 59 bakayemera ko ngiye kuvuga Kayibanda nkavuga na Habyarimana. Noneho wajya mbere kuri basekuruza ati we mudamu ari wigihe akabyo. Nawe n'inziti zakuzimu. Iziti zakuzimu zidashaka ko abantu basasa inzobe, ko abahutu basasa inzobe n'abatutsi. Reka da hanze nyano bavuga ngo bakoze brigize. Ni brigize, ni brigize. Bridge. Yeah, bridge. Bridge. Ntabwo ndimo guseka nakaje nyano numva kamfasha. Ngo bakoze ikintu ngo kibahuza kiraro. Ngo gihuza abahutu ngo n'abatutsi n'imvangazi. Yeah. Yes. Formule yo guhuza abanyarwanda abahutu n'abatutsi ntabwo ifitwe na bose, ntabwo ayo mavuta afitwe na bose. Narabibasobanuriye ndagora nyuma y'imyaka 16 Yesu arambwira ati sohoka, rusohokemo
dusohokemo ntabwo utagize dusohokemo nasohotsemo amasezerano yo kuzagaruka ibintu ari bishya ibishaje byose byatwitswe byakongotse ariko ibyo bizasohora ndetse biraje nibwo muzamenya ko hagati yanyu hahozwemo n'umuhanuzi Ezekiyeli byanditse nawe afite akantu h'akajinya 33 niko havuga Ezekiyeli nibwo bimeze kubona abigisha bahamagarira abana ngo bajye ku rugamba ati rwigize kwari ukubakenya gusa ko amaraso yamenetse arimo gusaba yabari abasore n'ubundi amaraso yamenetse nanone arimo gusaba yandi niko procureur shitana ameze muri droit legal ibyo yemererwa n'ijambo ry'Imana 35 kubara tinuko ntimuzanuza igihugu muzabamo kuko amaraso yanduza igihugu niba hari impongano yagihongererwa kubgayo maraso yakiviriyemo itari yawe yo kwayavushije dore yamenetse arimo arasaba yandi naho muri buhungishije abana bandi naho muri buhungishije umva bizabasangayo icyo mvuze nta no mucyanditse buri wese ufite se w'amaraso buri wese ufite nyina uri w'amaraso uretse wenda kubu yakumvira ijwi ririmo kumubwira hagafata mikoro ati yemwe kugira ngo abana banjye bazabeho we hati nimwumve nisha abahutu nisha abatutsi none Imana nimbabarira ayo maraso naceceke nakijijwe we Yesu mbabarira kugira ngo nzagire ikinkomoka ukiri kuvuga aricyo naho ubundi yemwe bana babicanyi mwe namwe muri abicanyi nta gatozi hari ceceka ndabivuga nafite ubwoba bwo kuvuguruzwa muragendana amaraso y'abaso bamenye niyo murimo guhungana bagore mwe mama we madame qu'est-ce que vous prenez nawe urakubuhungiro yego uri umugore wande uri umugore wa yamazina mwarasangiye yaravaga kwica abantu akakuzanira mwarasangiye mwararanaga avuye kwica kuniga mwararanaga we reka no dukora byose bigiye guhagarara gusobanura ibyo twirirwaga tuvuga nimugire ubwoba ngo muzasubize iki kuko Uwiteka ariwe uzamutwiyobore bazatwica maze uririmbe No. Ngunguki. Badata za politike bakoze zo muri modeli ziriya za 57 n'umunani urazumva neza izo bakoze ntabwo bijya biri uwo bifata Yesu namubajije ariko ibintu wadushyemo ni ngewe koko wabonye ati ansobanurira impamvu yabyo wumva nyizi nyine mbanyizi ntabwo nabikubwira none ahangaha kuko ngiye kukubwira ibyagombaga gukorwa n'abakuyakuya nabo bari basanze batwebwe abaje badusuzugura batubwira ibintu by'ibyongereza bya Samusingi ntabwo twabakiriye nabo ntabwo bari bakeneye byo kubakira ngo bari bafashe igihugu batangiye kurema gishya bari basanze ari basanze ari nuko ngo baratangira bararemekanya barushye cyane
bazi ko abahutu bose bahunze abatutsi bose bapfuye icyo mwagombaga kubanza gukora mwebwe mwajijwemo abakozi b'Imana mwahuye abakozi b'Imana babakuye umva icyo mwagombaga gukora n'abakozi b'Imana mwari musanze reka mgitegura cyo kugira ngo byumve neza mwari kujya hamwe ikintu mwari gupropoza guverinema ikintu mwari gupropoza bani mwari kubapropoza ibyo mwebwe mugiye gukora icyambere kwari kubanza kunga bene gihugu utututsi n'abavuye hanze ntabwo ari inyuma imitima niyo yari ikeneye kungwa kuko yari yashwanaguritse yari ikeneye gusanwa narabibabwiye ko 98 murubaka inyuma bizasenyuka ati interahamwe karibure sisi yanga amajyambere narabibabwiye intiyemwe bitinde bitebuke kubaka inyuma birasenyuka ibyo bagiye bashyiraho byose byaba idini yaba leta byose byari udukingirizo byose byari utuntu tw'utukaritificiyeri byari ibipirate byari ibikopino konforma original barabanza bati ubumwe aba aribwo babanza wagira ubumwe nta bwiyunge barabicurika narababwiye ngo babicurure narababwiye nyamuneka mucurure n'iyi mvugo nayo ubwayo nta bumwe bushoboka nta bwiyunge ubwiyunge nibwo bubanza ubumwe bukaba automatique ariko mwabanye gute bato ya wowe uvugana kutwanga kuko MRND byose byakorewe hejuru ya wa mwanda nakubwiye dore abakuyakuya baraje ngo bafashe igihugu cy'amata n'ubuki bafashe igihugu cy'amaraso maze basanga cyuzuyemo amaraso cyuzuyemo imyanda nivuga umwanda mwumva amabyi maze borosa agasashe ako kanya bahita borosa agasashe maze bashyiraho za keke so kumiragura we ngongo iki ndagututse nshike urakomeretse kuko ntago wamenyereye ko bakubwira nabi ko umugore uvuga nabi vrema umugore avuga nabi wowe uvuga neza uvuga iki wowe atera abantu ubwoba kandi ari ba smart wowe ugira ubwoba ubwa uri bwoba wowe uri ubwoba witera ubwoba wowe kandi kuko uri bwoba wowe wiki kuko bishashagirana byose sha nagariza hawo mwakomeje kuryo keke ariko zikurira keke hejuru y'isashe munsi ari wese kuya sikoro nabakunze naje kugira ngo ndabakunda we yes arabankundisha we bamwe muri bo babishuti zanjye we nta mbereka niba bo bari bafite imbereka ntago mbizi we naragenda gavuga ati wa mutavu yanga ariko abo to babaye bati ibuka sizi abantu bazajya tuzasubiramo kimwe cya gatatu n'igisigara kimaze kunyuzwa mu muriro umuntu azajya bisubiramo babyandikeho n'igitabo kugeze kujya ahantu umuntu wari ukomeye ntabwo muvuga mukundi horo tugenda nyine ndi kumwe n'abadamu twasenganaga bari batatu babakuyakuya bari baravuye Kongo umwe yaratashye mu ijuru undi arahandi ntababwiye arahari noneho tugiye kujya kuri yarakomeye cyane yari nk'uwa kabiri mu gihugu ahari cyangwa wa gatatu konde gorno noneho tugeze kuri Saint Michel urumva zari nka saa 7 ntabwo twari twavuye mu rugo turiye ari nabo bari bashonje turagenda tugeze kuri Saint Michel ubwo twari tugiye kugerayo ndaga ni nyamara ngenda shonje kandi ndakibiryo batayi we batereka baturamenye ni wakibiryo kandi dushonje kandi tugiye ahantu hari ibiryo bati no batiginya bupfura bamvugiraho neza nyine kubyo tuziranye wowe ntago wabimbwira kuko ntago twakiranuka agatare ko abahutu ninda zabo atuko tugiye ahantu ko kuraka ibiryo niwumva turinjira hahumura ibintu by'imiroti bivanze n'ifiriti hahumura kuko wumva nyine birimo kuzunguza inzara turicara baratwakira badukuze cyane ndagira ngo babwire ukuntu abantu bafata abandi ubwo rero ndagusekeje nuko mu kanya rero nyine bari bazi ko ntari ngo bampannye yewe ntabwo ndi bubivuge ndavuga nti cyakora hari ijambo nari mfite bati ini
ndashonje niba mufite ibiryo muzane baba we bashaka kwinjira nko munsi y'ameza nyine ya bahita bateka cyane ukanya umureti uvanze n'amafiriti birimo harimo n'ibintu by'ibisosiso ibintu mbese byo mu bakire cyane ubwo bazanye utuntu tw'uturahure basukamo ji twaje kuzuba n'ibyo aka karahure ni gato batuzanira twese ibiryo twese turarya kuki bo babiriye kandi bari bambujije gusaba ibiryo umva ibya materazi na zidana uko bimeze kwishayisha ngwiki kuki bo babiriye kandi mo kubacyurira mwebwe ntimwabisabye none murabiriye ose umugabo nindi natandukiriye byagombaga gukorwa n'ibyo narindimo kugira ngo dusanwe imitima kuko yari yangiritse imitima yangijwe n'amateka niyo twagombaga guhita igikorwa cya mbere yaba idini yaba leta nicyo gikorwa cyagombaga gukorwa ariko idini rikabishyiramo imbaraga zirusha leta idini nanze kuvuga itorero yego ariko imitima akaba ari ibanza gusanwa habanje rero gusahura bandika ko byafashwe baragwana baracuranwa n'abapasitori bikorera firigo bikorera na za matora ubundi ngo bararaga ku byatsi by'ibishagoshago bikorera za matora zifite 30 cm ugahura nawe nanjye hari utuntu nanjye nagiye wenda nsahura narabyihana kundi nkuru bahura ngo wari bishop ngo Uganda hari umwe ngo wahuye na pasiteri yikoreye kuziniyeri bari firigo basahuye gusa ntago bitaye gusa n'imitima ibisebe biragenda igihe 59 isanga 73 73 isanga 90 isanga 94 rukukumba 94 isanga 96 96 isanga yo gukiragenda gihinduka ndabwira ntinyamara bati vuga uvuye aho twaturi mu majyambere wisenya we mwabaye mute wowe iki batangiye ibintu byo gutegura amatora Jesus amatora ntabwo akize igikomere amatora nta kintu yatunganije ntacyo ikibazo rero aho byapfiriye byageze aho ngaho ndanababwira nti leta nimuyihore reka tuyirebe ariko mwebwe nk'abazi Imana mwebwe nk'abazi gahunda mwebwe mwavuganye n'Imana mukiri mu bihugu bwari mwarahungiyemo mwebwe murimo kuvugana mu Imana irimo kutuvugisha ubu ngubu muzi gahunda mureke tugire gutya A B C D E bate ngo iki none se igisekuru kizaza jyewe ko ibyo Kayire yansigiye na n'ubu ari byo nkirimo ibyo yansigiye ndimo ndakosora ndimo ndarwana no gukosora kugira ngo abankomokaho batazamiragura ibyo naminaguye byo kwa Kayire none nta kintu cy'umwuka yageze ategura nawe ntacyo yari azi ntabwo namurenganya yego yampaye ibyo yampaye Yesu antabaye ati rero ntabwo ngomba kubanza nkagukanyaga nkagukaragura kugira ngo aguhindukize kugira ngo umukuremo umuntu kugira ngo uzavemo generasiyo uzasiga yego kugira ngo abana bawe batazamera nkawe yes niko bimeze tubereyeho iki ndababaza ndakubaza icyo ubereyeho wowe umugabo wowe mugore wowe wahoze mu Rwanda wenda uri hanze nawe mukuyakuya warutangiye muri 94 wowe ubereyeho iki iyo utekereje wowe wakijijwe ukaba ufite ubugingo buhoraho icyo ubereyeho ni iki muri isi gukorera Imana no gusiga igisekuru gukora igisekuru bakora bati igisekuru gisha wambasa nicyo tugiye gusengeramo kuko bibiri bya gatatu byo byagiye ubutaha tuzabikomerezaho ibyo gatatu byagiye kimwe cya gatatu kizasigara rero
muri ibyo bintu bya gatatu nibyo nababwiye ubushize, benshi bagomba kurimbuka. Niko bimeze, Satani ajyana benshi kuko ntago nyine nawe arakora amanywa nijoro, ntago aruhuka kunangira. Abakene nibo bazajya paradizo, bazahitira paradizo. Abazasigara rero aricyo kimwe cya gatatu, bazanyuzwa nabo ngo mu muriro. Wabyumvise ni ukunyuzwa mu muriro, nawe urabyumva. Ariko yewe kumva ibigiye kuba, kureba ibizaba biba, no kubyumva, no kureba ukuntu ibihugu bizasigaramo ubusa presque. Wow ntabwo urimo kucyumva. Gasuzuguro amako asuzugurana, amako garasuzugurana, ariko biteye n'ubwo bariko narabibonye zanyuze imbere yanjye basuzugura. Aho tubararya turamaze. Ariko hariho igihe inda zabo nizo zituma sizi uko bameze. Oya ntabwo turya bikuyeho. Abantu bari ibintu byinshi bapfa, ibyo bintu byose byari gukosoka. Abantu baricanye, abantu biciye abandi. Harimo iyi leta FPR nta zina igira mu bwicanyi, nta zina igira. Nikoye ndakubaza wowe ibi bintu izi nkubiri zose murimo kumva, iyi nkubiri ntabwo mva amakuru se. Kandi njya numva amakuru ukuvuga ngo kudeta muri Mali, kudeta muri Guinea, kudeta yabaye muri Chad, muri Sudani y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Ngo Burkina Faso sinzi uko byabaye, ngo sinzi byabaye bibaye, ngo yewe ngo iki uko birimo kunyaruka cyane, ukuntu basigaye bahangara n'umuzungu. Umuzungu akavuga ati tetwa nawe utiwe. Uragira ngo birasiga ubusazi? Ni inkubiri igomba gukwira hose, revolution hose. Ijuru naryo ririmo gutegura revolution. Ni bande bagomba guhagarara bakavugisha ukuri kw'ijambo ry'Imana? Baba nibavuga ari kijyana ko batarimo guhanurira igihugu, ko batatubwira icyo gukora. Ni ibiki barimo kwigisha bindi? Kwa isaha yageze mu kadomo bibiri bya gatatu. Mbabarire bari bahanurira igihugu, bavaniho ziriya nyigisho birirwa bavugusa. Ni bande bahanurira igihugu? Igihugu gihagaze gute ubu? Nimubaze bariya bavuga ari kijyana. Umunsi ntabwo mbavuga amazina, no, nzabavuga amazina ubutaha. Le prochain message. Alors là ubu tugeze he? Ubu turi he? Mubabaze abavuga ikijyana. U Rwanda rugeze mu muhamagaro, ruhagaze rute? Mubabaze aho bari. Babandi bitangura ababyeyi b'igihugu ngo bumwuka. Ntago niwebwire ko hari ikintu setse. Abahagarariye igihugu kugira ngo Imana itakirimbura barihe. Ezekiel 22:30. Nashatse umuntu muri bo wo guhagararira igihugu ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Barihe? Benshi bose ngo baje binjiye, ngo baje guhindura ngo barushe ngo habyara Imana. Wiki baba b'umwuka baba b'umubiri bose ngo baje kubihindura, ngo kurema bishya.
Mwuka wera w'Imana aravuga iki ku gihugu? Yemwe mwebwe abavuga rikijyana mwebwe, nimubitubwire kuri YouTube tubimenye, tumenye aho igihugu gihagaze. Nimubwire abene gihugu ko nta kibazo gihari, nimwongere mubivuga twumve ko igihugu ari amahoro. Nirwa muhunga mukarara muhunga, mwongere muvuge ko twasaze tuatera ubwoba, nimwongere nimuceceke. Buri wese arimo arapanga guhunga, buri wese araraga umutwe w'inyuma agaramye atekereza guhunga iyo paradizo igiye gushya. Kuki hako twe turi Gosheni? Yes, turi Gosheni twe turi Gosheni. Bizaba muri Egiputa byose ntago bitureba, ntago dushaka kwiyanduza, dushaka kubana neza n'Imana yacu. Niyo mpamvu uri wese agomba kwihana agato na kanini. Amoko niba yarakubasi ubwira Imana yakuhanduremo. Ndavuga n'abagore baboroga, abagore babahanga, Imana ibaha umugisha kandi mukomeze uwo muriro. Ndavuga n'abagore bahishuwe, mukomeze uwo muriro. Yego, turimo kwinjira, hari ahantu turimo kwinjira kandi harakomeye. Aho kwinjira umugabo agasiba undi, ngo uri bwinjire nyine arahita anyuzwa mu muriro kugira ngo atungane rwose. Ariko bibiri bwa gatatu bigomba kuvaho. Mama we, nkuko uyu mutima mvuga nabi, ntabwo ushaka kubyumva kuko wowe uri fragilize. Ndahamagara akakanya, ndahamagara abashaka kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo mu bugingo bwabo. Muri mwebwe hari abagomba kwezwa bakajya paradiso, hari n'abandi bagomba kumukorera muri ubu bubyutse tugiye kwinjiramo. N'ibice bibiri, mwigire hino musubire muri aya magambo muti mwami Imana, numvise ibivuzwe, none ndatsinzwe, ndakwakiriye mwana w'Imana Yesu mu mutima wanjye, ubugingo bwanjye burakwakiriye. Mbere umwami, umukiza n'umucunguzi. Ijesha amaraso yawe, nyoza ntunganye, nyandukure mu gitabo cy'urupfu, mvana mu gitabo cy'abarimbuka, unshyire mu gitabo cy'ubugingo, nyandika mu gitabo cy'abana bawe. Mbabarira ibyaha byanjye byose nakoze, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Nyobora Mwuka wera, fasha. Ndera ngeze ku gihagararo cya Kristo. Urakoze Data wa twese ko ngiye mu mubare w'abana bawe ku bwa Yesu Kristo, kubw'igitambo cye cyo ku musaraba. Urakoze Data, ndagushimiye kuma agakiza ku buntu kabonerwa mu mwana wawe Yesu Kristo. Urakoze muremyi wa byose, urakoze kungiriye neza, urakoze kungiriye ubuntu, urakoze kumpaye amahoro atarondoreka kuko nakiriye umwami w'amahoro. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Kazi rero dusengere hamwe. Orala. Dukora byose bigiye guhagarara, gusobanura ibyo twitwaga tuvuga. Nimugire ubwoba ngo muzasubize iki, kuko Uwiteka niwe uzamutwiyobore. Bazatwica maze uririmbe, bazadutwikira
ngiye kubaha nimero mushobora kunyuraho kugira ngo tugiye gutangiza icyiciro cya kabiri cy'abagore b'abahanga abagore baboroga guteranya 41 79 94 50 200. Haleluya. Iyo nimero muyihitireho, hariho na link hano. Tugiye gutangiza icyiciro cy'abagore baboroga b'abahanga. Iyindi nimero ni guteranya 41 78 63 56 212. Izi nimero nizo mwanyuraho abadashobora kwinjira muri link. Haleluya. Nizo mwanyuraho abadashobora kwinjira muri link. Yego. Nizo mwanyuraho abadashobora kwinjira muri link. Hanyuma link nayo bayishyize aho ngaho kuri YouTube. Iyo ababishoboye binjiriremo. Tugiye gushyiraho gutangiza icyiciro cya kabiri kuko ikindi tugeze kure. Tugiye gutangiza icya kabiri cy'abagore baboroga, abagore b'abahanga. Mubwira abo ngabo bumva bashaka kuboroga kuko turi muri situation iruta niri ya Yeremiya yararimo. Rero mubwira izo nimero babashyire kuri ino hanyuma dutangira inyigisho no kuboroga. Birimo birakora cyane. Ndagushimiye data wera, ndagushimiye data wa twese. Data wera mu izina rya Yesu Kristo, ndakwereka abangaba bakiriye umwana w'Imana nzima mu bugingo bwabo, ndabashinganishije mu maraso ye. Haleluya. Mu maraso y'igiciro yaturihiye. Amina. Ndabashinganishije mu mbaraga zamuzuye mu bapfuye zikamusubiza ubuzima akazukana n'umubiri we. Izo ni imbaraga shinganishije abangaba bakijijwe. Abangaba n'abakozi ba 11 bagomba gukura imburagihe, bagomba guhita bapakira kugira ngo bagire icyo bamara. Abangaba n'abazasigara muri 1/3. Abangaba nabo bubyutse. Haleluya. Kuko abandi benshi barakunaniye. Abangaba nibo wishakira, urimo kuvuga bakumva. Ndagushimiye rero. Imiryango yacu ndayishinganisha muri zo mbaraga. Mwanzi ntakoreho. Turi Gosheni, kandi Gosheni harafunze, Gosheni haragoswe, Gosheni hagoswe n'imbaraga zazuye Kristo Yesu mu bapfuye. Amavuta yawe kuri buri mumwe, mwami. Amavuta yawe kuri buri mumwe, amavuta acagagura ingoyi, amavuta y'imiriro kuko baduhinduye ibirimi by'umuriro. Abamarayika nibo bahinduye imiyaga, twe turi imiriro. Haleluya. Twe turi imiriro. Turindane n'abacu, turindane n'ibyacu. Buri wese uzambaza izina ry'umwami. Haleluya. Ngo azakizwa. Kandi ntabwo ujye ubeshya. Buri wese uzakwambaza azakizwa. Buri wese utazambaza ishusho akakwambaza azakizwa. Buri wese uzambaza izina ryawe azakizwa. Turinjira mu bihe bikomeye. Twinjiye mu bihe bikomeye. Dore byabaye saa 6 mu kadomo. Wowe rupinzi koko. Tugiye kukugwira ugipinga koko. Igihe cyakugereye isaha yageze. Isaha yageze. Turi kumwe rero. Dukomeje n'amasengesho y'abagore b'aboroga b'abahanga. Rero harimo abasirikare b'inkorokora ariko harimo abiyemeje. Haleluya. Ngabo 1/3. Abo nibo Yesu ashaka. Dore igihe bahereye bamusondeka bazana bavuga nemazana ibyacu n'amaturo tubirye hanyuma mwebwe mupfe nabi. Gendiriya. Abafite uko bahunga ariko muhunga ku bwinshi n'ubundi murabishaka. Agiye kuza kwindura imamu kano iburizaba ibimenyetso byerekana ko yavuze. Turabireba ese mwitegure niba murahunga paradizo. Habyarimana kera yageze kubwira Kanyari ngo yahunze amahoro. Hano umuntu uzunga amahoro. Navuze politike cyane wakomeretse. Gendiriya. 2/3. Uragira ngo se biranshimishije.
ndakwifuriza gusigara muri kimwe cya gatatu ariko ufite icyo umara, apana mu magambo gusa. Bafite uko bahunga mugire vuba, abimana yaciriye icyanzu mugire vuba, turumburi muhunge ntabwo bizamara igihe. Abandi Imana izabarindira mu busa. Yes, turi kumwe bene data, abansengera Imana ibiteho mama, Imana yibuke ibibuke, ibibuke bagasanurire yakabyara abishoboye kurera. Imyaka yose yararizwe kandi ntugire uwo wizera ngo umubwire ngo ubu rero ndagiye, ego mani, icyanzu kiboneka pyo, kuko barababeshya ngo muzapfane nabo ngabo bagiye gusigara. Umva barababeshya ngo muzapfane nabo bo biyemeje gupfa kuko nta kundi babigenza. None se barakivamo gute? Ntabwo bo bagenda. Yewe bitwa Agatsiko ntabwo mbizi. Agatsiko ntabwo kagenda. Agatsiko ntabwo kagenda, ahubwo barohereza ibibakomokaho, kandi ibyo bibakomokaho birahungana nanone y'amaraso yabo. Ni rusange ntabwo ari gatozi. Reka murarushywa n'ubusa, keretse mwihaniye mukabyatura, mukihanira abanyarwanda bose. Mwiciye abantu, rohereza abana banyu b'ibisage, abo mwishe se nta bisage bari bafite. Mwereza abagore banyu, abo mwapfakaje se mugapfakura, bo ntabwo bari bazi kwisiga. Ntuzi ntabwo mubona abana ba perezida mwakuyeho uko bameze. Mubutu ntabwo mubutu abana bagiye ngo gukura ngo amafaranga ye ngo muri ntuza ngo mu Busuwisi bati handitse ko ari igikomwe cya mubutu kigomba kuza. Mubutu ariye ngo aza kureyo, ayiwe hamwe n'isumuni bigeze bakurayo. Murakora ibiki mwebwe mwabicanye, murahemukira kizabakomokaho. Ntabwo muzi gukora generation mwebwe. Nk'abasize amaraso, umuvumo mubi. Mubutu abana be baragiye. Mwiriwe, bonjour. No, sommes des fils et des filles de Mobutu. C'est quoi coucou, nous bazabanga bati. Vous voulez dire quoi là? Il y a de l'argent de mon père qui a été bloqué ici, on vient de bloquer. Débloquer quoi? Bâtir au contrôle dit que c'est la pousse c'est l'empreinte de la pousse, c'est la pousse de l'empreinte de Messie. C'est quoi wendo? Nimuze ko doteza ibibazo twebwe abasusu turayarya. Baracyayarya. N'ikizu cyo kuri Kodazio n'ibindi bizu byinshi, nta mwana ubikoza imitwe y'intoki. Kwaje mutabyumva. Ahubwo hari n'abatwubakiye. Baratwubakiye niko Bibiliya ivuga. Yaba data we. Ngo baratwubakiye mama. Yego this. Baratwubakiye. Kuruhira ubusa yitwa kuruhira nyandi ibyo mwakoze. Yesu nimutamwemera mutakufa rubaya nyinyi wote. Bye bye, you know.